wundi Muhammad ibn Abdullah we n'umuryango we n'abasangira ngendo be n'abakomeje kugera ikirenge mu cyabo kugeza ku munsi w'imperuka. Turasaba Imana Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala ko yaduha kubw'impuhwe kuzaba turi kumwe nabo. Bavandimwe ba Islam, nkuko mubimenyereye kwa gatanu buri nyuma ya salatul maghrib tuba dufite isomo rya tafsir ya Qur'ani ntagatifu, aho tuganira ku bisobanuro byagutse by'igitabo gitagatifu cya Qur'ani. Nkuko rero mubizi, tumaze iminsi tuganira ku bimenyetso by'umunsi w'imperuka. Trigger cyangwa se impamvu imbarutso yo kuganira kuri ibyo bimenyetso by'umunsi w'imperuka ni tafsiri ya suratu Az-Zalzala, aho Nyagasani subhanahu wa ta'ala yavuze kimwe mu bimenyetso by'umunsi w'imperuka aricyo umutingito ukomeye uzabaho ku munsi w'imperuka. Uyu mutingito tukazaba tuzanawubona nanone mu masomo ya nyuma asoza ibimenyetso by'umunsi w'imperuka, tunanareba intangiriro y'umunsi w'imperuka wa mbere, tunanareba ibizaba ku isaha ya mbere y'umunsi w'imperuka. Imana rero muri suratu Az-Zalzala yaravuze iti idha zulzilatil ardu zilzalaha, igihe isi izatingita umutingito ukomeye, umutingito udasanzwe, aho nta handi ni ku munsi w'imperuka. Tuzabibona n'isaha ya mbere y'umunsi w'imperuka, ibizaba ku munsi w'imperuka, tunamenye icyo Allah subhanahu wa ta'ala yaragamije muri uwo mutingito. Tuzanabona nanone akarumbeti kamarayika ushinzwe akarumbeti. Hari n'ikindi kintu tuzaganiraho dusoza iri somo rigendanye n'ibimenyetso by'umunsi w'imperuka, twinjiyemo bitewe n'iyo aya yaganiriye kuri kimwe mu bintu bizaba ku munsi w'imperuka, aricyo imperuka ya buri muntu. Imperuka ya buri muntu rero akaba ari igihe umuntu wese aba amaze gupfa, kubera ko imperuka, intangiriro y'imperuka ya buri muntu ni igihe umuntu wese aba amaze gupfa. Impamvu nuko akarumbeti ka mbere ndetse na bimwe mu bimenyetso bya mbere by'umunsi w'imperuka, umuntu wamaze gupfa ntabwo ibyo ngibyo azabibona, nta nubwo ibyo ngibyo bizamugeraho, ahubwo ikizamugeraho ni akarumbeti ka kabiri, nk'uko Imana yabivuze muri suratu Az-Zumar. Bivuze ngo iyo upfuye nonaha n'igihe tuzapfira mbere y'umunsi w'imperuka na mbere y'akarumbeti, upfuye wese abatangiye umunsi w'imperuka. Nagihamya nuko akarumbeti ka mbere kazatangiza umunsi w'imperuka, abamaze gupfa nta n'umwe uzashobora kukumva. Bivuze ngo ako karumbeti kazaba kabasanze mu cyo basanzwemo. Iki ni ikintu tuzaganiraho mu masomo yacu y'ubutaha inshallah, dusesengura ibimenyetso by'umunsi w'imperuka. Nihuta rero, nka recap y'ibyo twaganiriyeho ubushize, twaganiriye ko ibimenyetso by'umunsi w'imperuka birimo ibice bitatu. Igice cya mbere ni igice cy'intangiriro y'ibimenyetso bikomeye, ndavuga ibimenyetso binini bikomeye. Intangiriro ya mbere y'ibyo bimenyetso bikomeye harimo khuruju dajjal, kuza kwa masihi dajjal, ni nacyo turi buganireho ku burebure muri iri somo. Hanyuma kuza kwa masihi dajjal ni intangiriro y'ibimenyetso bikomeye by'umunsi w'imperuka. Uku kuza kwa masihi dajjal gukurikirwa n'ikindi kimenyetso gikomeye cy'umunsi w'imperuka, aricyo kugaruka kwa Isa ibn Maryam, kwa Yesu mwene Maryam. Hari n'ikindi kintu turi buze kugaragaza mu by'ukuri, ariko tukivugeho twihuta. Masihi ad-Dajjal, uyu muntu Masihi ad-Dajjal ahuriye he na bamwe mu batekereza ko Yesu azagaruka ku munsi w'imperuka? Ese Masihi ad-Dajjal ahuriye he n'abategereje uwitwa Mahdi uzaturuka muri Sardab, nk'uko bijya byigishwa na rimwe mu matsinda yiyitirira idini ya Islam? Ibi ngibi nanone ni bimwe mu bintu iyo uganiriye kuri Masihi Dajjal biba bisaba kugira ngo ugarukeho. Turaza kubibona ku burebure muri isomo ryacu. Ikimenyetso cya mbere rero mu bimenyetso by'umunsi w'imperuka, cyangwa se igice cya mbere cy'ibimenyetso by'umunsi w'imperuka bikomeye, ni intangiriro yabyo ariyo kuza kwa Masihi Dajjal, bizakurikirwa no kugaruka kwa Isa alayhi salam. Ikimenyetso cya kabiri ni ukurasa kw'izuba rirasiye iburengerazuba, tulu'u shamsi min al-maghrib, no guhagarara ku muryango wa Tauba. Hanyuma uku guhagarara ku muryango wa Tauba bizagendana n'inyamaswa izava mu butaka. Iyo nyamaswa bayita adaba, Qur'an yayiganiriyeho. Hanyuma iki ni icyiciro cya kabiri cy'ibimenyetso bikomeye by'umunsi w'imperuka. Icyiciro cya gatatu cy'ibimenyetso bikomeye by'umunsi w'imperuka ni umuriro uzahindira abantu mu gice kimwe. Umuriro uzaza ku isi
ugacana abantu bakirukanka bawuhunga, ariko finally bikagaragara ko uwo muriro intego yabo n'ukubahuriza ahantu hamwe aho isaha y'umunsi w'imperuka nyirizina izabasanga. Hanyuma rero ibi nibyo twaganiriyeho ubushize. Tunanaganira ku mugabo Al-Mahdi, kugaruka kwa Al-Mahdi. Twavuze ko izina ry'uyu Mahdi ariwe ismu Al-Mahdi, ari izina risa neza n'iry'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kuko azaba ari Muhammad cyangwa Ahmadi mwene Abdallah. Twananabonye ko aturuka mu rubyaro rwa Fatima alayha salam, ariko ku mwana we ariwe Al-Hasan. Uyu Mahdi binyuranije nuko itsinda ry'abashia rivuga ko uyu Mahdi azaturuka mu rubyaro rwa Fatima, ariko ku mwana wa Fatima witwa Al-Hussein. Ibingibi twananabonye impamvu yo iri tsinda ryaba ribivuga kuriya, ariko ukuri nuko Al-Mahdi azaturuka mu rubyaro rwa Fatima ku mwana we Al-Hasan ibn Ali radiyallahu ta'ala anhu. Hanyuma twavuze ko Al-Mahdi azagaragarira bayna ar-rukni wal maqam kuri Al-Kaaba, ariko noneho hagati y'ibuye ry'umukara ndetse na maqamu Ibrahim alayhi salam. Twabonye ko igihe cyo kugaragara kwa Mahdi ari igihe Al-Kaaba izaba yagaragayeho ubutunzi bukomeye. Ubwo butunzi twabuganiriyeho ku burebure mu isomo ryacu ryashize, aho twabonye ko amoko atandukanye azarwanira ubwo butunzi. Tunanabona ko bamwe mu bantu bazaba bafite imbaraga bazagaba igitero ari abantu bazaba baturutse mu ihembe rya Afurika. Ibyo byanatweretse nanone ko mu madini ashobora kuzaba akomeye hafi y'umunsi w'imperuka harimo idini, ntigeze mvuga izina icyo gihe, ariko riri mu madini akomeye mu gace k'ihembe rya Afurika ritari Islam. Icyo gihe rero ku munsi w'imperuka intumwa y'Imana yaravuze iti thumma tatlu'u ar-rayat as-sud, hanyuma amadarapo yirabura azaba aturutse mu ihembe rya Afurika. Icyo gihe ku munsi w'imperuka min qibali al-mashriq azaza, namara kuza fayaqtulunakum qatlan lam yaqtuluhu qaumun, azarwanya imbaga y'Abayisilamu aho kuri Al-Kaaba. Intambara izaba ikomeye. Intandaro rero yo gutsinda kw'iyo ntambara ni ukugaragara k'uwo Mahdi aho ngaho kuri Al-Kaaba. Azagaragara aho ngaho nk'umuntu uzafasha Abayisilamu kwigobotora izo ntambara zizaba zibugarije muri icyo gihe, ndetse no kugira ngo afashe Abayisilamu gutsinda ibyo bitero bizaba byagabye Al-Kaaba kubera ubutunzi buzaba bwahagaragaye. Intumwa y'Imana iravuga iti fa idha ra'aytumuhu, nimubona Mahdi hagati ya ar-ruknu kuri Al-Kaaba, hagati y'ibuye ry'umukara ndetse na maqamu Ibrahim alayhi salam, fabayi'uhu, muzamujye inyuma mumushyigikire. Walau habwan ala thalji, niyo azabasaba kugenda mukambakamba hejuru y'urubura muzabikore. Fa innahu khalifatullahi al-Mahdi, uwo muntu uzagaragarira aho ngaho bayna ar-rukni wal maqam, hagati y'ibuye ry'umukara na maqamu Ibrahim, azaba ari Mahdi, umuyobozi Allah subhanahu wa ta'ala azabazanye kugira ngo afashe Abayisilamu muri ibyo bihe bizaba bibakomereye. Hanyuma rero ikindi twavuze muri mu nshingano za Mahdi alayhi salam, nuko Mahdi azafasha Abayisilamu gusubiza ibintu ku murongo, hanyuma Imana ikagusha imvura, hanyuma watukhrijul ardu nabataha, isi ikongera ikera, inzara n'ibibazo byari biri ku isi bigashira, hanyuma watakthurul mashiya, isi ikagira baraka, imitungo ikiyongera, inyamaswa amatungo yororwa akororoka mu buryo bwiza, watahumul umma ya Kisilamu ikongera ikagira ingufu. Hanyuma twabonye ko uyu Mahdi azabaho imyaka 7 nyuma y'aho ngaho agapfa cyangwa se akavaho akaba atakiri ku isi. Nyuma y'aho rero kimwe mu bimenyetso bikomeye by'umunsi w'imperuka kandi binini kiri no mu bya mbere, hari khuruj al-Masih ad-Dajjal, kuza k'uyu muntu Masih ad-Dajjal. Tayib, Masih ad-Dajjal intumwa zose ziramuzi zanamuvuzeho. Masih ad-Dajjal intumwa zose zamuvuzeho ziranamuzi, yewe n'iki gitabo kitari Qur'ani mu bitabo byigisha imyemerere hano ku isi aricyo Bibiliya cyamuganiriyeho, ariko kimuganiraho mu bisobanuro, cyamwise Antikristo. Antikristo rero ni ukuvuga ngo turaza kubona impamvu y'iryo jambo anti
bimwe mu bitabo byagiye bikoresha biganira kuri uyu muntu Masihi Dajjal. Mpamvu ngarutseho kuko ari muri Bibiliya, twese tuzi ko Bibiliya irimo ibisigisigi by'ibitabo, bimwe mu bisigisigi by'ibitabo by'Iyobokamana nyabyo byabayeho kera. Nubwo ntavuga ko uko imwe mu mirongo yanditse ariko ibyo bitabo byari byanditse, cyangwa nkaba ntanakemeza ko ibiyirimo byose byakuwe muri ibyo bitabo, ariko bimwe muri byo bivanwa n'ibisigisigi bya bimwe mu bitabo byariho kera nk'ivanjiri ndetse n'izaburi ndetse n'ibindi bitabo byari biriho. Kuba rero idini ya Islam yaraganiriye kuri Masihi Dajjal ndetse ikamuganiraho ku burebure, ni ikimenyetso cy'uko uyu muntu ariho kandi azaba ari ikigeragezo, fitna ikomeye muri fitna zizaba ziriho ku munsi w'imperuka. Icyambere rero, iri jambo Al-Masih abandi baryita Mesiya. Iri jambo Al-Masih rishatse kuvuga iki? Al-Masih rishatse kuvuga ibintu bibiri, kimwe n'ikinyuranyo cy'ikindi, byombi bikaba bisobanura Al-Masih. Icyambere, Al-Masih bivuze As-Siddiq. As-Siddiq ni umunyakuri, ni umuntu w'umunyakuri, umuntu uzahagarara ku kuri, umuntu uzigisha ukuri kandi agakoresha ukuri. Uyu rero mu bisobanuro by'iri jambo ni Isa alayhi salam, azaba ari Yezu mu bihe byo ku munsi w'imperuka, muri kiriya gihe aho nta muntu umubwiriza butumwa uzaba hari. Uyu muntu wambaye iri zina rya Masihi uzaza agahagarara ku kuri, akigisha ukuri, agashimangira ukuri, uyu azaba ari Isa alayhi salam, ari we Yesu. Iki ni igisobanuro cy'iri jambo Al-Masih As-Siddiq. Hanyuma ku rundi ruhande, Al-Masih iri jambo nanone Masih risobanura ikinyuranyo cy'ibi bikorwa byiza Isa alayhi salam azigisha, azanahagararira ku munsi w'imperuka, ari byo Ad-Dillil cyangwa se Al-Kadhdhab. Magana 364 K ninde ufite iyo modoka yatanga inzira. Naam. Aha rero twavugaga As-Siddiq, Al-Masih mu bisobanuro nk'ibya Isa alayhi salam n'ikinyuranyo. Nanone iri jambo Al-Masih risobanura ikinyuranyo cya biriya bisobanuro nanone twabonye kuri Isa, ari byo Ad-Dillil. Ad-Dillil ni umuntu uzaza akayobya abantu, Al-Kadhdhab akitwikira ibinyoma, akabeshya, ntavukoresha ukuri, akarimangatanya. Uyu nguyu nawe kinacyo ni igisobanuro cya Masih. Ni ukuvuga ngo Al-Masih ni ibisobanuro bibiri. Aha rero baratubwira bati Fal-Masih, Mesiya wa mbere ni Isa alayhi salam. Kubera iki? Azakoresha ukuri, ategekesha ukuri. Mesiya wa kabiri ninde? Ni Ad-Dajjal. Ad-Dajjal ari nawe mu bimenyetso by'umunsi w'imperuka, Ad-Dillil Al-Kadhdhab, wa wundi uzaza akabesha, akarimangatanya. Aha rero bakatubwira bati fa khalaqa Allahu al-Masihayn, Imana yaremye ba Mesiya babiri, ba Masih babiri. Dini ya Islam ni dini y'ubumenyi bavanywe ba Islam. Uyu muntu abandi ntawe bazi mu by'ukuri, bazi ngo hari Antikristo uzabaho, ariko ntibazi ngo ni igiki. Uwo muntu kuba yariswe Antikristo ni ukubera iki? Ni Mesiya ariko azaza ari ikinyuranyo cyane cya Mesiya. Ni ukuvuga ngo fa khalaqa Allahu al-Masihayn, Imana yaremye ba Masih babiri, ba Mesiya babiri. Ahaduhuma, umwe muri bo diddul akhar, ni ikinyuranyo cy'undi, kandi bombi ni abantu. Wa mbere ni Isa alayhi salam, wa kabiri ni Ad-Dajjal. Aba bombi ni Masih, ni ba Mesiya. Uyu rero Ad-Dajjal akaba azaza ku munsi w'imperuka. Fa Isa alayhi salam Masihul Huda, Isa alayhi salam ari we Yesu, ni Mesiya ariko w'ukuri. Hanyuma yubri'ul akmaha, azakiza ibinyoro, wal abrasa, akiza abantu ibibembe, ibyo aranabikoze azanabikora. Wa yuhyil mauta, azazura n'abapfuye, atari uko ari Imana nk'uko abandi babizi, ahubwo biiznillah, kubera itegeko rya Nyagasani subhanahu wa ta'ala. Wa Dajjal, hanyuma uyu Dajjal ikinyuranyo cya Isa alayhi salam, Masihu dalala, ni Mesiya ariko w'ibinyoma, uzigisha ibitari byo, uzakura abantu ku kuri, akarimangatanya, akigisha abantu Imana itariyo, akigira Imana, akanahimba, akanabesha, kandi azakurikirwa na benshi nawe mu by'ukuri. Yaftatinu nasu bima yu'tahu min al-ayat, Imana izamuha ibimenyetso biri temporary byo gukoresha,
Imana izamuha ibitangaza nawe biri temporary byo gukoresha, azaba ari ikigeragezo. Ka inzali al-matar, azajya agera ahantu abasangana amapfa agusha imvura. Azaba ashobora kugera ku muntu amubaza ati ngufashe iki, amubwira ati data yarapfuye kandi apfa afite urubanza atarangije, wamunzurira akamfasha akadufasha gukemura ibibazo bikiriho. Akagenda akakugaragariza nkaho azuye umubyeyi wawe wapfuye, ariko mu by'ukuri abasobanuzi barakubwira ngo ntabwo azaba ari umubyeyi wawe ugarutse, ahubwo fa innahu shaytanu, icyo kintu kizaba kije mu ishusho ya so kigaragara nkaho kizuwe na Masihi Dajjal, kizaba ari shitani ariko ize mu ishusho y'umubyeyi, ize mu ishusho ya so. Hanyuma ikindi, wa ihya al-ard bin-nabat wa ghayriha min al-khawariq, hari n'ibindi bitangaza byinshi Masihi Dajjal azakora. Ahangaha bikabina kwereka impamvu ba Mesiya ari babiri, Masih al-Huda ari we Isa alayhi salam, Mesiya ari we abandi bazi gusa, ariko bakibagirwa ku rundi ruhande nubwo babiziho gake uwitwa anti uwo Mesiya ari we Masihi Dajjal. Ni ukuvuga ngo bano bantu bahuje properties, bahuje ibintu ibibaranga, ariko umwe akaba afite ibitangaza biganisha ku kuri ari we Masih Isa alayhi salam, undi akazaza afite ibitangaza bisa n'ibye ariko abesha ananarimangatanya ari we Masih Dajjal. Bavandimwe b'Islamu, mutekereze impamvu nta munsi n'umwe waciyeho mu buzima bw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam usibye ko yasabye Allah subhanahu wa ta'ala kumurinda ibigeragezo n'ibibi by'uyu Masih Dajjal. Impamvu ni uyu muntu azaba ari ikigeragezo gikomeye, n'umwe muri fitina zikomeye kandi zizabaho ku munsi w'imperuka. Wasumiya ad-Dajjal masihan li'annahu, ikindi nanone uyu Masih ari we ad-Dajjal yiswe al-Masih kubera impamvu zitandukanye, ariko imwe muri zo li'anna ihda aynayhi mamsuha, ijisho rimwe rye ntirireba, apfuye ijisho uyu Masih Dajjal. Au li'annahu yamsahu al-ardu fi 40 yawman, hari n'abavuga ko uyu Masih Dajjal azaba yiswe Masih kubera ko azazenguruka isi yose, akagera isi yose, akagera ku butaka bwose bw'isi mu minsi 40 usibye Imaka ni Madina. Impamvu rero al-rajih, al-qawl al-rajih, impamvu igaragara nk'ukuri kurusha izindi, uyu Masih Dajjal yiswe Masih Dajjal kubera ko apfuye ijisho rimwe. Turaza kuza kubibona. Amma lafzu ad-Dajjal, hanyuma iri jambo twamaze gusobanura Mesiya, tubona impamvu ya Mesiya, tunanabona ko ba Mesiya ari babiri, umwe n'ikinyuranyo cy'undi, Mesiya Isa alayhi salam na Mesiya ari we uyu nguyu ad-Dajjal. Aha rero ad-Dajjal ikiri jambo rishatse kuvuga al-mumawwihu al-kadhabu, ni umuntu uzabesha abantu ku munsi w'imperuka akigisha ibinyuranyije n'ukuri, ni umunyabinyoma uziyoberanya. Wa huwa min أبنية يكثر منه الكذب والتدليس. uyu Masih Dajjal azajya ari mangatanya abantu kandi ananabereka ibintu bitari ku ishusho y'ukuri. Mukanya nabahaga urugero rw'ukuntu azajya agaragara nk'uzuye umubyeyi w'umuntu, ariko mu by'ukuri atari umubyeyi nyawe azuye, ahubwo ari shitani igaragaye mu ishusho y'uwo muntu. Al-Qurtubi yaravuze ati ad-Dajjal, ikiri jambo ad-Dajjal rishatse kuvuga al-kadhabu, ni umuntu uzabesha. Ikindi wa taghtiyat al-ard kullaha, uzagira ku isi ahantu hose. Wa ighrara an-nas bishar, akabesha abantu ko ari bo bagirire, ari bo bakorere bo, akabesha abantu Masih Dajjal ko ari buhane abantu abatari bumwemere cyangwa no kutamwemera bikabagiraho ingaruka. At-tamwih, aziyoberanya, yigaragaza nk'Imana, yigaragaze nk'umucunguzi. Ndagira ngo mbabwire ko benshi mu bantu bafite icyo bategereje nibabona Masih Dajjal, kuko azaza mbere ya Yesu, bazavuga bati twarabivuze araje, none reka tuze tureba aho Abayisilamu muri buhungire. Mwamaze kunsobanukirwa, turaza no kuza kubibona muri atba' ad-Dajjal, abazayoboka Masih Dajjal ku munsi w'imperuka. Harimo na bagenzi bacu bazamubona bamwitiranye na Yesu, kuko none abenshi bazi ko Yesu azagaruka ku munsi w'imperuka, ariko ngo bazi ko azagaruka aje gukora iki? Guca imanza. Siko bavuga Masih Dajjal naza bazabikizwa n'iki? Kuyu muntu azaza ari Isa alayhi salam, ari mudallis, ari umunyabinyoma wa kadhabu, n'umubeshi. Azajya abwira abantu ati reka nzura umugore wawe wapfuye, umugore w'umubona imbere yawe, ariko falaysat hiya, ntabwo ari umugore wawe nyawe.
innahu shaytan, azaba ari shitani, yatamathalu fi suratiha, ugaragaye mu ishusho y'uwo mugore. Uzabuzwa n'iki kumwemera uwo muntu niba udafite amakuru kuri Masihi Dajjal? Ni nayo mpamvu intumwa y'Imana yaravuze ati mu bigeragezo mutegereje imbere kandi bibakomereye harimo ikigeragezo cy'umuntu Masihi Dajjal. Intumwa y'Imana itwigisha ibimuranga kugira ngo tumumenye. Abazaba bari icyo gihe, abayisilamu bazaba bafite ubumenyi kuri we, bazamumenye kandi ntibazanamukurikire. Turaza kuza kubibona. Sifatu ad-Dajjal. Ad-Dajjal rero ninde? Masihi Dajjal ni umuntu nkuko na Isa alayhi salam ari umuntu. له صفات كثيرة. مسيح الدجال azaba afite ibisingizo byinshi, azaza mbere ya Isa alayhi salam. Bimwe muri byo twabibwiwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hafi byose twabibwiwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam kugira ngo tumumenye tunamwirinde ntituzagwe mu mutego we igihe azaba ariho ku munsi w'imperuka. N'abayisilamu bazakomeze guhererekanya ubumenyi kugeza ku munsi w'imperuka. Abayisilamu bariho bazabe bamuzi, niba mubona ntibazamwitiranye na Isa, niba mubona ntibazamwitiranye n'undi uwo ari we wese, niba mubona bazamenye ko ari Masihi Dajjal. Ndetse turaza no kuza kubona ko hari igikundi cy'abayisilamu kizishyira hamwe kugira ngo kimurwanye, kizashinga ibirindiro Dimashq muri Syria no nahangaha. Igikundi cy'abayisilamu kizaba cyamaze kumumenya ko ari Masihi Dajjal, cyishyire hamwe kinavuga kiti ntabwo turi bugukurikire, tugiye no kukurwanya. Icyo gikundi kizaba gifite n'abayobozi mu by'ukuri, ari naho Isa alayhi salam azabonekera. Isa igihe cyo kumanuka kwe no kugaruka kwe azaza muri icyo gihe cya Masihi Dajjal, kandi aze ahure n'iyo mbaga y'abayisilamu bazaba bishyize hamwe kugira ngo barwanye Masihi Dajjal, abe umuyobozi wabo muri urwo rugamba. Aha rero bimwe mu bintu bizaranga Masihi Dajjal ku munsi w'imperuka ni umuntu, fahuwa rajulun, azaba ari umuntu shabun, uri mu myaka y'ubusore, utagaragara nk'umuntu mukuru mu myaka, mbese bigaragara ko ari mu myaka y'umusore ufite imbaraga zo gukora. Ahmar, afite uruhu rujya gutukuramo ukuntu. Qasir, azaba atari muremure. Afjahu, azaba agenda atambikije amavi turayazi, amavi hagati y'amavi ye bisa naho harimo umwanya, intera hagati. Imigendere umurebeye kuri Masihi Dajjal azajya agenda asa n'umuntu ufite ikibazo mu maguru, nkuko wavuga ngo urabona nk'umuntu usiramuye. Abamenyi basobanuye uzareba umuntu usiramuye atarakira ukuntu agenda. Masihi Dajjal azaba atandukanye mu mavi hagati, asa n'ufitemo imitego, ariko mu mavi hagati hatandukanye, ariko ananagenda nk'ufite ikibazo, nk'ufite igisebe hagati y'amaguru. Jahadur ras, afite umutwe mugari. Ajla al-jabha, uruhanga rwe umusatsi utereye kure. Masihi Dajjal. Aridun nahar, twabivuze, azaba afite amavi atandukanye. Mamsuhul ayn al-yumna, ijisho rye ry'iburyo, ijisho rye ry'iburyo rifunze. Ntabwo ari ugufunga nkaho ritigeze, nkaho gufunga agahanga kamanukiye icyarimwe, ahubwo bigaragara ko ikinogo cyaho ijisho ryakabaye gihari, ariko unfortunately rigaragara ko ritigeze rihaba. Iyo ni inenge ya mbere azaba afite. N'inenge mu nenge zo twagiye tubona afite, ziriya nazo zari inenge mu by'ukuri, harimo niyo y'ijisho, uruhande rw'ijisho ry'iburyo ikinogo cyakabayemo ijisho kirahari, ariko harafunze burundu nkaho nta jisho rigaragaramo. Ikindi, iri jisho naryo rifite igitsike kigari. Iki kintu cyo hejuru sinzi niba ari igitsike cyorose ijisho, kizaba ari kigari, ari kinini, nacyo ukirebeye kure gisa n'inenge. Ukibona ko naryo nukuvuga ngo ni ijisho rireba ry'ibumoso, naryo still rizaba rifite inenge. Iyi gitsike kinini kiri hejuru yaryo ubona ko ari nko mu buzima busanzwe wamujyana kwa muganga bakakimugabanyiriza, nacyo ubwacyo kizaba ari inenge. Abamenyi niko bavuga. Ghaliza wa maktubun bayna aynayhi, hagati y'iri jisho rye ry'ibumoso na hakabaye rya jisho ritareba cyangwa ritanariho ry'iburyo, hazaba harimo hurufu muqatta'a, abbreviation y'inyuguti eshatu z'icyarabu, kaf wal fa wal ra. Kaf wa fa wal ra, ari byo kaf fa ra cyangwa se kafir. Izi nyuguti muqatta'a zimeze nka abbreviation, yaqra'uha kullu muslimin, umuyisilamu wese uzaba uri kuri tawhid nabona Masihi Dajjal azazisoma, niyo yaba atarakandagiye mu ishuri azabibona, izo nyuguti azazibona, abone kaf wa fa wa ra
kizaba ari ikimenyetso gikomeye kugira ngo abemera Imana bari kuri tauhidi batagwa mu mutego w'uyu muntu. Mu gihe abandi izo nyuguti batazazibona, zizaba ari polarized, zitagaragara. Hanyuma umuyisilamu wize n'utarize izo nyuguti azazisoma kuri Masih Dajjal. Hano rero hari ikindi kintu gikomeye bavandimwe b'Islam, ndagira ngo mwitondere iki kintu kijye gukurikiraho. Masih Dajjal azagaragarira he? Tumaze kubona abantu batatu. Twabonye Mahdi, tubona naho azaturuka, tubona n'igihe azaziramo. Al-Kaaba igeramuye n'abantu bashaka kuyisenya. Twanabonye ko bizarangira banayisenya kubera ubutunzi buzaba bwagaragaye munsi yayo. Amabuye y'agaciro ahenze cyane, isi izarwanira icyo gihe, bikarangira na bamwe mu banyafrika bateye muri Arabie Saoudite kuri Al-Kaaba. Ibyo twabonye ko icyo gihe nicyo Mahdi azagaragariramo, anagaragarire kuri Al-Kaaba. Mukanya nanone twabonye nubwo dushobora kuza kubigarukaho kugaragara kwa Isa alayhi salam. Tubona ko Isa alayhi salam azagaragarira kuri Manaratul Bayda. Manaratul Bayda ni ahantu muri Syria, none ahangaha i Damas muri Syria. Aho rero niho Isa alayhi salam azagaragarira. Abayisilamu bazaba bishize hamwe barimo gutegura igitero gikomeye cyane cyo guhangana na Masih Dajjal. Igihe Masih Dajjal azaba ari kugenda ku isi arimo gukora ubwangizi, icyo gihe naho Isa alayhi salam azagaragarira aho abo bayisilamu bazaba bari. Ni ukuvuga ngo azaza nk'umuntu haramforo kuri abo bayisilamu aho bazaba bari. Hanyuma Masih Dajjal azagaragarira he uyu muntu makan khuruj ad-Dajjal, aho Masih Dajjal azabonekera naho azagaragarira. Icyambere yakhruj ad-Dajjal min jihati al-mashriq, azaturuka mu burasirazuba bw'isi, min Khurasan, mu karere kitwa Khurasan. Iyi Khurasan abandi bayita Asfahani, abandi bakayita Asbahani. Ahantu hafite amateka ntavugira muri risomo mu byukuri, ariko aha hantu iyi Khurasani ni Asfahani ni Asbahani ni mu karere ko muri Iran. None ahangaha Iran ni ukuvuga ngo Masih Dajjal kuboneka kwe azagaragarira muri Iran. Uyu muntu mu ntangiriro zo kugaragara kwe no kugaragara kwe babwiza ukuri, hari abantu bafite uwo bategereje uzava muri Serdab, bavuga ko ngo ari mu gitaka, nibabona Masih Dajjal bazagira ngo nuje. Hari n'abandi nanone bategereje uzaza guca imanza ku munsi w'imperuka. N'abayahudi nabo bafite undi bategereje. Aho bamaze gusobanukirwa abayoboke bibanze ba Masih Dajjal akikigaragara. Hari abazavuga bati na Yesu twari dutegereje kuza guca imanza araje. Hari n'abazavuga bati na Mahdi wa uri twari dutegereje, wa wundi uzaza agakora ibi agahorera umuryango we n'umwe agahorera icya. Abo nabo nibabona Masih Dajjal bazavuga bataraje cyane ko azabona turutse Khurasan muri Asfahani. Iki kintu ntabwo ndi bugitindeho, murimo muracyumva uburyo kimeze, ariko mu gitekerezo. ففي حديث فاطمة بنت قيس السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدجال إنه إيمان كل مسيح الدجال يرفزتي ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن لا من قبل المشرق، ما هو من قبل المشرق وأومأ بيده إلى المشرق. إنه إيمان يرفزتي يومونه ntabwo azaturuka mu burasirazuba, ariko ntabwo ari muri aka gace, nta nubwo ari no muri aka. Intumwa y'Imana itunga akaboko kayo mu gice cya Iran. None ahangaha وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال إنه إيمان نون يرفزتي الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال له خراسان. خراسان إنها قدش كمر إيران نونا نكري ما بيسي كريم. إني حديث الصحيح يأتينا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. n'izindi hadithi nyinshi. Uyu muntu rero abantu bazamwibeshaho mu buryo butandukanye. Haraza abantu bazamubona bavuga bati he wa mucamanza twari dutegereje ari we Yesu aragarutse. Hari abandi bazamubona bavuga bati naam al-mahdi al-muntazar twari dutegereje araje. Hari n'abandi bazamubona bavuga bati naam wa muntu twari dutegereje uzaza gutegekesha amategeko ya Mose na waraje. Abo ngabo kizaba ari igikundi kizaba kirukanka inyuma ya Dajjal ibihumbi 70 by'abantu, ndetse bizagenda byongera uko umunsi uzagenda utangira. Mu ntangiriro azaba afite abayoboke muri abo bantu ibihumbi 70. Nkuko rero nari maze kubivuga, murumva ko ari ikibazo gikomeye mu by'ukuri. Dusaba Imana Nyagasani subhanahu wa ta'ala kuzarinda bemera Imana ikigeragezo cya Masih ad-Dajjal. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه حديث أنس بن مالك ما نمشي من رفزتي يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليه الطيالسة.
abantu 70,000 mu ntangiriro akikigaragara muri kariya gace bazahita bamukurikira. N'izindi hadith nyinshi cyane zitandukanye ziganira kuri uyu Masih ad-Dajjal. Iyo tugarutse rero kuba uyu Masih ad-Dajjal azaba ari ikigeragezo ku bantu bazaba bariho muri icyo gihe, dushobora kwifashisha hadith ya Hudhayfa radiyallahu ta'ala anhu. qala Hudhayfa ratubwira ati qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaravuze ati ad-Dajjalu a'waru al-ayn, Masih ad-Dajjal azaba afite ijisho rimwe rireba al-yusra kandi ry'ibumoso, jafaru ash-sha'r, afite umushatsi utereye inyuma ku gahanga, ma'ahu jannatun wa nar, azagaragarira abantu bazahubuka ku munsi meruka nk'aho afite ijuru n'umuriro. Urumva icyo kintu, Masih ad-Dajjal azaba afite ijuru n'umuriro. Utekereza umuntu uzagaragarira abantu afite ijuru n'umuriro? Hari abantu n'ubu bategereje umuntu nk'uwo nonaga azagaragara nk'ufite ijuru n'umuriro. Fanaruhu janna, ijuru rye, ijuru umuriro we azaba afite, abazawushyiramo nibo bemera Imana nyabo, bazaba batsinze ikigeragezo cye. Hari abantu azaza akamubwira ati hakana Allah, hakana iki, hakana ibi, uwo muntu abyange. Nabyanga, Masih ad-Dajjal agaragarira abantu nk'aho mujugunye he mu muriro. Ariko uriya muntu mu by'ukuri atsinze ikigeragezo cya Masih ad-Dajjal. Yasabwe guhakana Allah, aranga. Asaba guhakana Qur'ani, aranga. Asaba guhakana intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, aranga. Masih ad-Dajjal atereka ngujugunye mu muriro abantu bose bareba. Uratekereza ko Masih ad-Dajjal ibintu nk'ibyo nabikora mu maso y'abantu azemerwa n'abangana iki, azakurikirwa n'abangana iki? Ariko uriya mwemera Imana wahagaze ku kuri, kubera ko yaburiwe Masih ad-Dajjal akamumenya mbere y'igihe, uwo mwemera Imana mu by'ukuri kuriya Masih ad-Dajjal agaragara nk'umushyize mu muriro, ntabwo ari umuriro ahubwo ni ryo juru. Nanone ikindi, Masih ad-Dajjal azaba afite nanone ijuru kuri abantu bazaba bamwemera bamugenda inyuma, abasezeranya ijuru ananaribereka, ashobora no kuri bashyiramo. Iryo juru izaba rikashe kuri bo yo kuzajya mu muriro ku munsi w'imperuka. Al-wiqayatu min fitnati ad-Dajjal, ikintu kizarokora abemera Imana bazaba bariho muri icyo gihe kugira ngo bashobore gutsinda iki kigeragezo cya Masih ad-Dajjal. Niba namubona bemeze ko uyu muntu bamubwiwe atari nawe bakwiye gukurikira, atari Isa alayhi salam, atari n'ikindi usibye fitna mu bantu bazaba bariho icyo gihe. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته إلى ما يعصمها من فتنة المسيح الدجال. إنما إيمان صلى الله عليه وسلم يجيش يجيش الإسلام يبزا بركراني فتنة يوم المسيح الدجال. إنما إيمان ibwira abemera Imana iti faqad taraktukum ala al-mahajjati al-bayda, mbasize ku idini ibengerana igaragara, layluha kanahariha, nta joro nta manywa, byose ni kimwe, halali zirazwi na haramu zirazwi, fala yazighu anha illa halik. Nuzagerageza kunyura iruhande rw'Ubuislamu azaba bikoze kubwe, nazavuge ngo ntabwo azukuri. Intumwa y'Imana rero itwerekera buri kimwe, inanatwereka ibyo dukwiye kumenya, inanatwereka fitina zose zizabaho ila qiyam saa, kugeza ku munsi w'imperuka. Wa kana nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yunziru ummatahu al-a'war ad-Dajjal. Intumwa y'Imana igihe kinini yaganirizaga abayisilamu ikababwira kumenya uyu Masih ad-Dajjal no kuzamwitondera no kuzamenya bimwe mu bizamuranga ku munsi w'imperuka. Atari uko abayisilamu babwirwaga ibyo wenda Masih ad-Dajjal azaza bakiriho, ahubwo ari kugira ngo ubumenyi bugumeho, natwe tuba tubufite, tuzabuhererekanye n'abazadukurikira n'abemera Imana bo mu gihe cye bazabiba munsi, bityo ntibazagwe muri fitina ye. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam inanatubwira ko uyu Masih ad-Dajjal fa innahu kharijun fi hadhihi al-umma la muhala, kubaho kwe azabaho nta rutangira, لأنه آخر الأمم، كوكو إي أمة ياتشون يو أمة يانيما إزابه أمة محمد صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين. وهذه بعض الإرشادات النبوية يبيرون النبي مبينو أبا إسلام بزاب فشا كيرين فتنة مسيح الدجال. إتامبري التمسك بالإسلام وهجرك بالإسلام. abantu bashegashega ku Islam Masih ad-Dajjal ramutsaje jawi barangira. Atamassuku bil Islam no guhagarara ku Islam tuzi tukabumenya, ma'rifatul Islam bil adilla, abantu bakamenya ubuislamu bashingiye kuri dalili atari ibintu by'ibyiyumviro gusa, ukamenya ngo iki n'iki kiri mu buislamu kiburimo kubera ko Allah yakivuza cya muri Qur'ani, intumwa y'Imana ikakivuga itya muri hadith,
ikagikora ikatubera urugero n'abasangirangendo bakagikora uhagaze mu Islam ku kintu kitagira dalili atamasuku bil Islam no guhagarara ku Islam ko bumeze niba tweretswe ikintu tuti iki kintu ni kiri mu Islam intumwa y'Imana ntiyagikoze abasangirangendo ntibagikoze ababakurikiye ntibagikoze icyo kintu gihagarara hute ukakirwanirira atamasuku bil Islam nkabo bakurikira ibije byose nibo bazabona Masihi Dajjal babure naho banyura watasalluhu bisilaha al-iman intwari ikomeye izarinda abantu ingabo ikomeye izarinda abantu ku munsi meruka Masihi Dajjal ni iman umuntu uzaba ufite imani y'ukuri uwo ngo mu by'ukuri azatsinda ikigeragezo cya Masihi Dajjal hanyuma ata'awudhu icyakabiri kizarinda abantu Masihi Dajjal ata'awudhu min fitnati Dajjal gusaba Imana nyagasani subhanahu wa ta'ala kugira ngo iturinde fitna ikigeragezo cy'uyu muntu Masihi Dajjal intumwa y'Imana yatwigishije ubusabe butandukanye itwigisha amagambo dukwiye gusoma dusaba Imana kuturinda fitna y'uyu muntu reba nk'idua intumwa y'Imana yatwigishije sallallahu alayhi wasallam dusoma muri buri sala intumwa y'Imana iti Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr Mana nyagasani ndagusabye kubw'impuhwe zawe ngo uzandinde igihano cyo mumva wa a'udhu bika min fitnatil Masih Dajjal kandi nanakwikinzaho ngo uzandinde ikigeragezo gikomeye cy'uyu Masih Dajjal ibi rero ni ibintu bikomeye cyane bavandimwe b'Islam dukwiye kumenya tukamenya ko abantu bazaba bafite ubuyisilamu bujegajega Masihi Dajjal naza n'ubundi nibamubona bazahuza buri uwo abantu bakuzaniye mu buyisilamu ikintu kitagira dalili abamenye barakubwiye bati nyamara iki kintu urimo nta dalili kigira uragikurikiye Masihi Dajjal naza muzamujya inyuma niyo mpamvu intwaro ya mbere izarinda bemera Imana Masihi Dajjal atamassuku bil islami wa tasalluh bisilahi al iman guhagarara ku Islam uko bumeze na dalili zabwo uko ziri niba weretswe ngo iki ngiki nubwo abantu bagikurura bagishira mu idini ni cyariho mu Islam ukabimenya ukamenya ko Masihi Dajjal nawe naza nuko azaza nawe afite ibintu khurafati by'ibihimbano ma anzala Allah biha min sultan imani tigeze zana kwisi mwari muzi ko Masihi Dajjal nyagasani subhanahu wa ta'ala yamuvuze muri Qur'an muri aya zizimije zisaba ubusesenguzi nayo mpamvu dusesengura Qur'an bavanywe b'Islam kugira ngo abantu batayifatira hejuru ukwiri mukanya imamu yaduhaga urugero rw'abantu bafatira Qur'an hejuru ukwiri uko yanditse ntabwo ari byo Qur'an ugomba niyo mpamvu yiri somo intumwa y'Imana niyo mpamvu y'intumwa y'Imana imyaka 23 isesengura Qur'an yigisha Qur'an yerekera abayisilamu uko bakwiye gushyira mu bikorwa Qur'an ntabwo wayisoma gutyo ukwiri uvuga ngo byarangiye soma nyi aya ntiwayisoma ngo usangemo Masihi Dajjal ariko none tugiye kuyisoma tuyisesengure tuyirebe inyuma tubone uburyo Imana yaganiriye kuri Masihi Dajjal Imana muri aya yaravuze iti yawma yati ba'du ayati rabbik ku munsi meruka ubwo bimwe ntabwo ari byose ni bimwe mu bimenyetso bya nyagasani wawe bizaza la yanfa'u nafsan imanuha icyo gihe kwemera kuzaba kwahagaze uzemera nyuma y'ibyo bimenyetso imani ye ntacyo izabiri bumufasha imani utagize mbere y'ibyo bimenyetso imani iti yawma yati ba'du ayati rabbik umunsi bimwe mu bitangaza n'ibimenyetso by'umunsi meruka bya mbere bizagaragara ku munsi meruka utaragize imani imbere yaho ntacyo bizamumarira ntabwo Imana yavuze ikimenyetso kimwe yavuze bimwe mu bimenyetso طيب ibyo bimenyetso ni ibihe الدجال kugaragara kwa Masihi Dajjal طلوع الشمس من مغربها kurasa kwizuba rirasiye iburengerazuba wadaba ni nyamaswa izaturuka mu gitaka izavugisha abantu ibingibi tubisanga hehe muri hadith yakiriwe na Abu Hurairah Imana imwishimire qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaravuze iti thalathun idha kharajna bitatu ni bigaragara kwisi la yanfa nafsan imanuha nta kwemera nyuma yaho ntacyo bizabikimariye umuntu ukwemera utagize mbere yaho nukuvuga ngo bizaba ari post kwemera utaremeye mbere yaho ntacyo bizabikikumariye cyangwa ikintu utakoze mu bikorwa byiza mbere yaho kugikora nyuma yaho ntacyo bizabikikumariye icyambere tulu'u shamsi min maghribiha kugaragara kwizuba kurasa kwizuba rirasiye iburengerazuba والدجال no kugaragara k'uyu muntu turimo gusesengura ariwe Masihi Dajjal
wadabbatul ard n'inyamaswa izaturuka mu gitaka. Iyo nyamaswa ibona muri Bibiliya mu byahishuwe nigeze kwisoma mu kera. Aho rero Imana iti yawma ya'ti ba'du ayati rabbik, igihe bimwe mu bimenyetso bya Allah bizagaragarira nibyo byavuzwe muri hadith ya Abu Huraira. Icyambere طلوع الشمس من المغرب كرسر كيزو يبرنجر الزوبا الدجال كغرغر كما مسيح الدجال ودابة الأرض ndetse n'inyamaswa izaturuka mu gitaka. هلاك الدجال كريمبك كما مسيح الدجال يكون هلاك الدجال على يدي عيسى المسيح عيسى عليه السلام. مسيح الدجال أزارين بروا نا عيسى عليه السلام bivuze ngo igihe Masih ad-Dajjal azabariho benshi mu bantu baramwemeye, abazi ko ari Yesu wagarutse, abazi ko ari Mahdi wagarutse, abazi ko aruje gutegekesha amategeko ya Mose ugarutse, abo bose bazaba bari inyuma yari igihiriri. Hanyuma imbaga y'abayisilamu yishire hamwe imuzi ivuga turi ni Masih ad-Dajjal nituzamujye inyuma tugiye no kumurwanya, bashinge hedikota muri Syria none ahangaha i Damas. Ikizakurikiraho ni ikireo, ikizakurikiraho nuko Isa alayhi salam wa inda dhalika muri cyo gihe yanzilu Isa alayhi salam. Isa alayhi salam nibwo azagaragara, nibwo azaboneka, nibwo azamanuka ala almanarati ash-sharqiyya manarat albayda ash-sharqiyya bi Dimashq, azazagaragarira mu mujyi wa Dimashq ariyo Damas muri Syria. ويلتفوا حوله عباد الله المؤمنين, azagaragarira ahantu hazaba hari position y'abemeramana bishize hamwe kugira ngo barwanye Masih ad-Dajjal. Hanyuma ikizakurikiraho ni iki? Nuko Isa alayhi salam icyo gihe ntazatinda mu bizaba bimuzanye, turaza kwibona mu shamake, azabazanywe no guhiga no kurimbura uwo Masih ad-Dajjal. ويكون الدجال عندئذ muri ako kanya Masih ad-Dajjal azaba ari kwerekeza i Yerusalemu, azaba ari kwerekeza i Yerusalemu. فيلحق به عيسى عند باب لد. icyo gihe Isa alayhi salam azamukurikirana n'abemeramana, azamusanga ahantu hitwa babu Lud i Yerusalemu. Namara kwamusanga fa idha ra'ahu ad-Dajjal, Masih ad-Dajjal akikimara gukubita amaso Isa alayhi salam fayadhubu kama yadhubu al-milhu bil ma, azayenga ayenge nkuko umunyu uyenga iyo bawushize mu maso. Kazi mission izabirangiye. فيقول له عيسى عليه السلام, عيسى عليه السلام azamubwirati inna li fika darbatan lan tafutani, atariko mfite icyo ngomba kugukubita kandi singomba kuguhusha. Icyo Isa alayhi salam azaba yitwaje bita hirba, alhirba cyangwa se alhanjara mu rurimi rw'icyarabu, ni ikintu Isa alayhi salam azaba yitwaje, azagikubita Masih ad-Dajjal mu gihe azaba arimo ayenga nkuko umunyu uyenga iyo ugeze mu mazi. وينهزم أتباعه, bari abantu bose bazaba bakurikiye Masih ad-Dajjal. Hari abazaba mufata nk'umucunguzi wagarutse ku rundi ruhande, hari abazaba mufata nka Yesu wagarutse, hari abazaba mufata nka Mahdi al-Muntazar wagarutse, hari n'abazaba mufata nk'uje gutegekesha amategeko ya Mose. Abo bose fayanhazimu bazatsindwa iyo azaba ari intangiriro y'insinzi yabo kuri icyo gihe. Hanyuma Isa alayhi salam afate umwanya wo kongera gusubiza abantu kuri tawhid, ku gusenga Imana imwe rukumbi. Tukiraha rero dushobora guhita tuganira nanone ku kimenyetso gikomeye cya kabiri mu bimenyetso by'umunsi w'imperuka, ikimenyetso gikomeye cya gatatu aricyo nuzulu Isa alayhi salam, kumanuka kwa Isa alayhi salam nkuko mukanya nari nigeze kubivuga. Ariko noneho nkasa sinsubiremo ibyo nari navuze, ahubwo nkaza ku kintu gikomeye aricyo ese kugaruka kwa Isa alayhi salam ni yihe dalil, ni yihe gihamya dufite muri Qur'ani cyangwa se muri sunna z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam zishimangira ko koko Isa alayhi salam azagaruka. Hanyuma igikomeye kitari kiriye cya Masih ad-Dajjal, cyo kurwanya Masih ad-Dajjal azabagaruwe niki? Ibi nibyo bintu ushaka kugira ngo tuganireho mu gusoza isomo ryacu ry'uyu munsi. Icyambere, kugaruka kwa Isa alayhi salam Imana yabivuze muri Qur'ani muri surati Zukhruf kuva kuri aya 57 kugeza kuri aya 61 uburyo buzimije. Imana yaravuze iti walamma duriba ibnu maryama mathalan idha qaumuka minhu yasuddun, ati abemeramana ntabwo ari abemeramana abariho abahakanyi bariho ku gihe cy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam bahawe urugero kuri Yesu mwene Mariya
baravuga bati ibyo ngibyo bya Yesu mwene Mariya nabyo nta shingiro bifite. fa idha qaumuka minhu yasidduna, bamwe muri byo bati ibyo ngibyo nta shingiro bifite. Nukuvuga ngo Qur'an hano yaganiriye kukuba intumwa y'Imana yaraganirije bamwe mu bahakanyi bariho mu gihe cyayo kubirebana na Isa ibn Maryam ndetse no kugaruka kwe ku munsi w'imperuka. Fa idha qaumuka minhu yasudduna, bamwe muri bo barabyamagana bati ibyo nta shingiro bifite. Qur'an iti wa innahu la ilmun lisaa, nyamara ibyo babwiraga kuri Isa ibn Maryam bifitanye isano n'umunsi w'imperuka. Isano yi kugaruka kwe, wabisobanukiye iyo aya, isano ni yihe? No kugaruka kwe. فهذه الآيات إذ آية نجسن سبحانه وتعالى يغاني مريزو نزول عيسى ابن مريم عليه السلام كغاروكا كوا عيسى من مريم قبل يوم القيامة mbere y'umusimeruka n'ikimenyetso mu bimenyetso by'umusimeruka. Niyo mpamvu Imana yavuze iti walamma duriba ibn Maryam mathalan, ubahaye urugero rw'ibireba Isa ibn Maryam no kugaruka kwe ku munsi w'imperuka. Fa idha qaumuka minhu yasuddun, barabyamaganye babitera utwatsi, ariko mu by'ukuri wa innahu la ilmun lisaa, bifitanye isano n'ubumenyi bw'umunsi w'imperuka. Kubera iki? Kubera ko ku munsi w'imperuka azagaruka kandi kizaba ari kimwe mu bimenyetso by'umunsi w'imperuka. Iyo ni aya ya mbere. Aya ya kabiri, Imana yaravuze iti وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم، baranigambye bavuga ko Yesu yapfuye yanapfiriye ku musaraba. Barabyigamba bavuga ko bamwishe, baranavuga bati twaramwishe yaranapfuye. Naam, wama qataluhu, ariko ukuri ntibigeze bamwica. Wama salabuhu, nibana mubambye, walakin shubbiha lahum, rwose kubamba simbihakanye barabikoze, ariko shubbiha lahum, barahinduriwe. Wa inna min ahli alkitab, abo rero bahawe igitabo bemeye Yesu mu buryo butari bwo, la yu'minanna bihi, bazamwemera igihe kizagera bamwemere qabla mautihi, mbere y'urupfu rwe. Mwabikurikiye? Ntabwo mwabikurikiye? Mukurikire mwumve. Imana iti baravuze ngo twishe Yesu, barabyigambye, baravuga bati twishe Yesu tumwica ku musaraba, baranawukora baranamushushanya bati twamuteye imisumari tubikora gute, bagihindura imyemerere icyo kintu. Imana itariko mu by'ukuri ukuri uriya muntu nibamwishe nibanamubambye, nukuvuga ngo ntiyapfuye. Imana iti kandi abo bavuga ibyo bazamwemera qabla mautihi, mbere y'urupfu rwe. Ryari? Ni ryari? Ku munsi w'imperuka yaragarutse. ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا, kandi ku munsi w'imperuka azanababere umushahidi, azanaba umushahidi w'uko ibyo bamuvuzeho atari byo byari byaramuzanye bitari n'ukuri. Aha rero iyi aya mu by'ukuri iranumvikana cyane kurenza iriya twari tumaze gusoma, aho Allah subhanahu wa ta'ala yahakanye ko Isa ibn Maryam atishwe atanabambwe, ariko ikanavuga ko abangaba bagize ino misunderstanding bazamenye ukuri mbere y'urupfu rwe ku munsi w'imperuka. Imana nanone rero tugarutse muri hadith ya Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, asesengura iyi aya n'iriya aya yibanjirije, yaravuze ati wa innahu la ilmun lisaa, ubumenyi bwa Isa ibn Maryam bufitanye isano n'umunsi w'imperuka. Khuruju Isa ibn Maryam alama min alamati yawm al-qiyama wa sayanzil qabla yawm al-qiyama, nukuvuga ngo Isa alayhi salam kugaruka kwe ni kimwe mu bimenyetso by'umunsi w'imperuka, kandi koko nakabuza azagaruka hafi y'umunsi w'imperuka. Tayib, aha rero mbere yuko batora adhana hari ibintu dushobora kuganiraho. Icya mbere, al-hikma fi nuzul Isa alayhi salam, niyihe mpamvu ni ibihe bintu dushobora gushingiraho tuvuga ko Isa alayhi salam azagaruka. Icya mbere, araddu ala al-yahud fi za'mihim annahum qatalu Isa alayhi salam, hari abantu bavuga ko bishe Yesu, abo bantu Imana yarabahakanyije. Isa alayhi salam kugaruka kwe izaba ari mission yo kubanyomoza. Icya mbere, Isa alayhi salam abo bavuga ko yapfuye, kugaruka kwe ku munsi w'imperuka azaba ari impamvu yo kubanyomoza. Fabayyana Allah ta'ala kadhibahum, Imana igaragaza kiriya kinyoma, wa annahu alladhi yaqtuluhum wa yaqtulu ra'isuhum ad-dajjal. Hanyuma Imana inagaragaza ko uyu Isa alayhi salam azagaruka ku munsi w'imperuka atsinde
intambara anatsinde bari abavuze ko bamwishe ananatsinde Masihi Dajjal uzaba wamwitiriye. Ni ukuvuga ngo kugaruka kwa Isa alayhi salam icyambere nukunyomoza bari batekereza ko Isa alayhi salam yapfuye ndetse no kuzica Masihi Dajjal uzaza ku munsi w'imperuka amwitirira avuga ko ari we wagarutse n'ibindi. Hanyuma icya kabiri, inna Isa alayhi salam wajada fil injil fadla ummati Muhammadin kama fi qawlihi ta'ala. Imana muri Qur'ani yavuze ko yari yaravuze neza ivanjiri cyangwa se injil. Allah subhanahu wa ta'ala yari yaravuze neza ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nukuvuga ngo iyo usomye ivanjiri y'umwimerere usangamo ummati Muhammad ivugwa neza. Noneho hano baratubwira bati Isa ibn Maryam yasomye ivanjiri, asoma niwe yari yarahishuriwe, abona ukuntu ummati Muhammad bavugwa neza mu ivanjiri, yifuza kuzaba muri ummati Muhammad. Aravuga ati Allahumma ja'alni minhum, Mana yagasani nanjye uzampe kuzaba muri ummati Muhammad. Ni nayo mpamvu Imana yagennye ko adapfa mu gihe cye, akazamurwa ari muzima kugira ngo azagaruke ku munsi w'imperuka abe muri ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndetse ntanayibemo umuntu muto, ahubwo ayibemo mujaddid uzagaruka akavugurura ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agahuriza abayisilamu kuri kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, fayahkum bi shari'ati al-Islam, ndetse akayobora isi ayoboje amahame y'idini ya Islam. Hanyuma ikindi mu bimenyetso mu mpamvu zo kugaruka kwa Isa alayhi salam harimo inna nuzula Isa alayhi salam min as-sama lidunuwi ajalihi. Kugaruka kwisi, kugaruka kwa Yesu hano kwisi harimo ikintu gikomeye. Imana muri Qur'ani muri suratu Taha yavuze ngiki ku gitaka, yaravuze ati minha khalaqnakum, mu gitaka nimo twabaremye, wa fiha nu'idukum, no mu gitaka nimo tuzabasubiza, wa minha, no mu gitaka nukhrijukum taratan ukhra, tuzabasohora mu gitaka nanone ku munsi w'imperuka. Bivuze ngo Isa alayhi salam ni umuntu kandi nawe yaremwe mu gitaka. Aha rero abamenyi bakakubwira bati mu mpamvu zizatuma Isa alayhi salam agaruka ku isi ni ukugira ngo apfe kandi asubizwe mu gitaka, nk'uko iryo sezerano ry'Imana ribivuga. Urumva isezerano uko rivuga, minha khalaqnakum, twabaremye tubakuye mu gitaka, wa fiha nu'idukum, no mu gitaka nimo tuzabasubiza, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, kandi no mu gitaka nimo tuzabakora ku munsi w'imperuka. Bivuze ngo Isa rero waremwe mu gitaka ntashobora gupfira ahandi hatari ku isi. Urumva icyo kintu, liyudfana fil ard, kugira ngo anashingurwe asubizwe mu gitaka, idh laysa li makhluqin min at-turab, kubera ko mu by'ukuri uwaremwe mu gitaka uwo ari we wese nta handi hanashobora gupfira usibye hano ku isi, kandi akanasubira no mu gitaka, akaba yanasubira no mu gitaka. Izi mpamvu eshatu rero nizo mpamvu zikomeye zizatuma Isa alayhi salam agaruka, nk'uko twari tumaze kuzibona. Nyuma yo gutora adhana rero tukaba turi buze kugaruka dusoza isomo ryacu ry'uyu munsi. Rero mukanya twaganiraga ku mpamvu zikomeye zo kugaruka kwa Isa alayhi salam. Ya mbere ni kizaba ari igisubizo ku batekereza ko yapfuye. Nyagasani subhanahu wa ta'ala ari n'igihe cyo kugaragaza ukuri ku byabaye kiriya gihe. Hanyuma impamvu ya kabiri twabonye ko Isa alayhi salam qara'a fil injil, yari yarasomye mu ivanjiri ibyiza bya ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Aravuga ati Allahumma ja'alni minhum, Mana Nyagasani uzampe kuba muri umma ndebe ifite ibyiza bingana gutya. Nyagasani subhanahu wa ta'ala fastajaba Allahu du'aahu, Imana yakira ubusabe bwa Isa alayhi salam, inanamugendera kutazapfa mu gihe cye, ahubwo akazazamurwa ari muzima, akazagaruka mu bihe bya nyuma ku munsi w'imperuka, akaba muri ummati Muhammad, ndetse akanaba mujaddid, akavugurura bizaba biriho muri icyo gihe, imyemerere, akavugurura byinshi cyane turaza kuza kubibona. Hanyuma twanabonye ko nanone mu mpamvu zikomeye zizatuma Isa alayhi salam agaruka
nuko Isa alayhi salam yaremwe n'umuntu kandi yaremwe mu gitaka kandi ihame Imana yavuze ko waremwe mu gitaka wese azasubizwamo falaysa al-makhluq min at-turabi an yamuta ala ghayri al-ardi icyari cyo cyose cyaremwe hano ku isi kikarimwe mu gitaka ntigishobora gupfira ahandi hantu ntigishobora kugerwaho n'urupfu kiri ahandi hantu hatari hano ku isi ni nayo mpamvu Isa alayhi salam yavuye ku isi ari muzima aba mu ijuru hanyuma none ahangaha tukaba turi kubona ko mu bimenyetso by'umunsi w'imperuka azagaruka nta kindi mu by'ukuri kimugaruye usibye ziriya message twabonye haruguru harimo no kuzapfira hano ku isi ndetse akanayishingurwaho hanyuma nanone tukira ahangaha hari ibintu bizagaragara mu gihe Isa alayhi salam azaba ari ku isi wa zamanu Isa alayhi salam zamanu amnin wa salamin wa raha igihe cya Isa alayhi salam azaba ari ku isi kizaba ari igihe cy'umutekano kizaba ari igihe cy'umunezero kizaba ari igihe cyo kurumbuka kizaba ari igihe cya baraka kizaba ari igihe cyo kweza kizaba gitandukanye na biriya bihe by'akajagari byabanje twagiye tubona mu bindi bimenyetso by'umunsi w'imperuka bizaba byarabanjirije uku kugaruka kwa Isa alayhi salam bizaba icyo gihe kizaba gitandukanye n'akajagari kazaba kariho mu gihe Mahdi azazira ku isi aho isi izaba irimo intambara n'akajagari ndetse twabonye ko kazakomeza kakanagira no kuri Al-Kaaba aho imitungo izaba iri muri Al-Kaaba munsi ya Al-Kaaba abantu bazaba batekereza ko bashobora kwigeraho mu buryo bworoshye bigateza intambara no kurwana kw'amoko ibi nanone bizaba bitandukanye na fitina n'ibihe bya fitina bizaba biriho mu gihe cya Masih Dajjal nkuko twabibonye azaba ariho ayobora isi ariko akoresheje ikinyoma afite ijuru ritari ryo afite n'umuriro utari we ibi byose bitandukanye nuko bizamera nyuma yo gupfa kwa Masih Dajjal barakubwira bati zamanu amnin wa salamin wa raha igihe cya Isa alayhi salam kizaba ari igihe cy'amahoro n'umunezero yursilullahu fihi al-matar al-ghazir Imana izohereza imvura izagwa ku isi watukhriju al-ardu thamarataha isi yeze imyaka ibihingwa byongere bitohe isi yongere irumbuke wa barakataha isi gire baraka yo mu rwego rwo hejuru wa yafidu al-mal abantu bongere batunge ubukene bushire ku isi inzara ishire icyo kizaba ari igihe cya Isa alayhi salam wa tadhhabu ash-shahna kakajagari twavugaga mu kanya kabanje kabayeho kabanjirije Mahdi kariho mu gihe cya Masih Dajjal kaveho byose birangire watabaghudhu intambara za hato na hato n'abantu kurebana y'ingwe bishire watahasudu ishari ryaba hagati y'abantu ryaba hagati ya generation ryaba hagati y'abantu communities ishari rishire kugirana ishari ibyo byose bizarangira ku gihe cy'ubuyobozi bwa Isa alayhi salam muddatu baqaihi ba'da nuzulihi igihe rero Isa alayhi salam azamara ku isi igihe Isa alayhi salam azamara ku isi wa amma muddatu baqa'i Isa alayhi salam igihe Isa azamara ku isi ba'da nuzulihi nyuma yo kugaruka ku isi faqad jaa fi ba'd ar-riwayat zimwe muri riwaya mu mvugo zaturutse ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam zatubwiye ko igihe Isa alayhi salam azamara ku isi ari igihe kizaba kirimo ibice bibiri igice cya mbere cyangwa se ari igihe twabonye riwaya ebyiri riwaya ya mbere ivuga 7 sinin Isa alayhi salam azaba ku isi imyaka 7 iyo ni riwaya ya mbere ntumwa y'Imana muri hadith yavuze ko Isa alayhi salam nagaruka ubuyobozi bwe bw'icyo gihe buzamara imyaka 7 na ziriya mission zo twabonye azazikora mu gihe cy'imyaka 7 wa fi ba'dha muzindi riwaya kandi sahiha zose n'ukuri tubona ko Isa alayhi salam azamara ku isi imyaka 40 bibishatse kuvuga iki imyaka 7 n'imyaka 40 bishatse kuvuga iki fanajma bayna riwayatayn icyo gihe duhuza izi mvugo ebyiri mwaba mwibuka ko Isa alayhi salam igihe yari ku isi yaraje kwigisha al-hawariyin abayisirayeli yaraje kwigisha Imana imwe rukumbi murabyibuka mwamuzi imyaka yamaze imyaka ingahe tfaddal naam yamaze imyaka 33 niba Isa alayhi salam yaramaze imyaka 33 mu gihe mu buzima bwe bwa mbere igihe yari ku isi atarazamurwa mu ijuru ari muzima adapfuye Isa alayhi salam niba yaramaze imyaka 33 hanyuma tukaba twabonye riwaya aho intumwa y'Imana yavuze ko nagaruka ku isi azamara imyaka 7
nukuvuga ngo iriya riwaya ya kabiri ivuga ko Isa alayhi salam azaba ku isi imyaka 40 yamaze guteranya igihe yabayeho mbere ndetse inanateranya na ya myaka 7 y'igihe azagarukira. Niyo mpamvu barakubwira bati wakila hataini riwayataini sahiha, byombi izo hadithi zombi nukuri, kubera ko Isa alayhi salam yabayeho imyaka 33 sana, imyaka 33 mbere mu buzima bwe bwa mbere yo kuzamurwa mu ijuru ari muzima. Hanyuma akaba azabaho nanone imyaka 7 nkuko tubibona muri iriya riwaya. Hanyuma ibindi bintu rero nashobora kuvuga nuko igihe Isa alayhi salam azamanukira kuri Manarat al-Bayda muri Dimashq muri Syria, azamanukana n'abamarayika babiri, azamanuka ari kumwe n'abamarayika babiri. Nanone nkuko n'igihe ava ku isi nanone murabyibuka yazamuwe n'abamarayika babiri. Ibi rero ni bimwe mu bimenyetso bikomeye by'umunsi w'imperuka, tukaba tutarabisoza, tukaba tuzakomeza n'ibindi bimenyetso bikomeye bizaba biriho mu gihe kiri imbere mbese bikomeye ku munsi w'imperuka. Mu isomo ryacu ry'ubutaha tukazaganira kuri Ya'juj na Ma'juj. Ninde muntu wabuzi Ya'juj na Ma'juj uko Bibiliya yabise? Ubizi amanike ndebe gusa niyo atabavuga. Uzi uko Bibiliya yise Ya'juj na Ma'juj barimo muri Bibiliya? Uzi uko yabise? Mu Islam umwe azi uko Bibiliya yita Ya'juj na Ma'juj, undi azi uko Bibiliya yita Ya'juj na Ma'juj. Reka nsimbuke baze mu Islam Bibiliya yita gute Ya'juj na Ma'juj? Bibiliya yabise Goge na Magoge. Ubutaha rero mu isomo ryacu inshallah tuzatangirana n'umurongo, abazaba bafite umurongo muri Bibiliya bazawuduha. Impamvu ngarutse kuri Bibiliya kuri Goge na Magoge, ndashaka kugira ngo mbabwire impamvu ntabwo ari ukubera ntabwo ari ukubera wenda ubuziranenge bw'ibyanditse cyangwa ikindi. Impamvu ni ukugira ngo mumenye ko ibi bimenyetso by'umunsi w'imperuka byananditswe mu bitabo byabanjirije Qur'an, bityo Bibiliya ikaba irimo bimwe mu bisigisigi by'ibyo bitabo. Niyo mpamvu ushobora gusanga iriya nyamaswa tuzaganiraho mu masomo yacu ubutaha nayibabwiye adaba iri mu byahishuye. Niyo mpamvu ushobora gusangamo ikintu nka Goge na Magoge. Niyo mpamvu ushobora gusangamo Masihi Dajjal twamuganiraho ku burebure, ariko ikamuganiraho nyine mu bumenyi buke, imwita Antikristo, ariko twabonye ko ba Masihi ari babiri, wa ahaduhuma diddul akhar, umwe akaba ari ikinyuranyo cy'undi. Niyo mpamvu y'ibi bintu rero ubutaha uzashobora kumenya aho Goge na Magoge byanditse azaze abidusharinge mu isomo ryacu ry'ubutaha inshallah taala, kuko rizaba ari isomo ryacu mu bimenyetso by'umunsi w'imperuka bikomeye. Tuzaganira kuri Masihi Dajjal. Abo bantu ni bande? Ubu none habarihe? Bazazanwa n'iki? Bazavanwa ku isi n'iki? N'ibindi bimenyetso bizakurikira Khuruj Ya'juj na Ma'juj. Dusaba Imana Nyagasani subhanahu wa ta'ala kuduhembera umwanya tumaze tuganira kuri iri somo. Allah subhanahu wa ta'ala azawudushirire ku minzani y'ibyiza ku munsi w'imperuka. Dusabe Imana Nyagasani subhanahu wa ta'ala kuzadusuhuriza mu isomo ryacu ry'ubutaha, nanone tuganira ku bisobanuro byagutse bya Qur'an ntagatifu, by'umwihariko tukaba tuzaganira kuri Ya'juj na Ma'juj. Tafadhal. Naam.